ndongera mbangiza ikibazo mbyara umwana arangije rero ariko akinzengera ico gihe nari maze iminsi mvishije umwana barambyiye ati ugiye gutwara inda kandi uwo mwana azaza asa guca na guca azaza ari umwana w'umuhungu ije namaze kwiheba matenge imvura Imana irangije arasenga umwana arangije arasenga umwana tubona arasimbutse nari namaze kwiheba ngo twaja gushingura umwana barazutse na n'ubu umwana arahara afite imyaka 3 n'amezi 4 arangije arambye ati humura Imana igiye kuzagutabara kandi umugabo wawe agiye kuzagaruka. Haleluya. Uko byagenze umugabo yanaraje Imana ndabwo yasubiye yuko Imana yabinzezeranye niko byasohoye ibinyujije muri uyu mubyeyi mbese uyu ni mama mburaga n'ikibazo nagwara ngaza ngabaha akanzezera ruko ngize akabona kanjorera kangeza mu rugo. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ng'umuha ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muherereye hose ari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali ab'imahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi baha umugisha. Reka tubashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira tukaba umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda ndavuze ngo Imana y'amahoro niguhe umugisha. Nababwiye ko ntazajya mbatenguha niyo mpamvu nafashe urugendo mva i Musanze niho ntuye ubu nicaye mu mudugudu wa Rutagara mu kagari ka Yungwe mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu naje kureba abakozi b'Imana kugira ngo tuganire uburyo Imana iri gukora muri iki gihe. Ndi kumwe na Tuyisenge Beatrice bakunze kwita Matenge yaranabyaye Imana yamugiriye neza afite n'umwuzukuru ku izina ry'umwana yitwa Mama Nzamukosha. Tugiye kumuha mikoro abanza dusengere ubundi Imana ituyobore mu kiganiro. Ni karibu Mateye. Mwami Yesu Imana ishobora byose Imana igira neza Imana irebera hose icyarimwe Imana ituzi kuruta uko twiyizi turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kurinda ko gukomeye kwakomeje kubana natwe va mu gitunda ducungiye umutekano waduhagazeho. Hari benshi bamaze gukugwa muri uyu mubiri hari benshi bamaze kugera hacecekegwa oya mukanya bamwe bagiye kujugunwa babikroje amatoni 5 y'ubutaka ndetse abandi bashizwe hizamabuye ariko twebwe waturinze kuboneka muri iyo myanya izina ryawe nirihabwa icubahiro. Ndagushimye ko arinze ubu bwoko bwawe waburinze mu nzira banyuzemo oya Ninivo baje mu byuma byakozwe n'abana b'abantu akunda gushimye kuri Imana wiyerekanye barenze indambwe z'ibirenge byabo natwa bakigarando basanze duwe mu kumoko kw'abazima izina ryawe nirishimwe nzenge bari hiryo bari kunyumva ngo mwese umugwanire kandi umuneshereze buri mwese yerekeje umutima uhamugerere ufite ikibazo umurengere ufite indambara zo mu ngo umushigikire oya abari kurenganwa mwino misi ubarenganure bora yuko uri Imana ishoboye byose komeza kubana natwe udushiri kandi urushaho kutwambika imbaraga bizajya batambika umusaraba urakoze. Amen. Mateo urabufashe mikoro uraho? Yego. Umeze neza? Turugushima Imana. Imana irakurinze. Cyakomeje kundinda. Hari amagambo buri gihe nkundi yo tuvuganye. Urumva yasubiremo tuvuganye kuri telefone ukumbaza. Ndahamagaye. Allo. Aro. Oui. Amakuru. Ni meza. Yesu yabarinze. Nukuri yaturinze. Yesu nahabwa icubahiro. Nashimwe cyane. Akandi cy'umugaga urugamba ruzashira twibere mu mahoro.
ari uko wakura umuntu kumvise ufashwa. ariko uzugaha burya ngo uhamagare cyangwa se njye umpamagare wumve ngo aro ushaka iki, ariko wibajije umuntu uti se umwami yakurinze, ibyo biratuma nanjye mperaho ubwire ngo yandinze, atariko umwana ararwaye, noneho nk'umunyamasengesho uhita ugira ute, uhite umubwira ngo humura, uhita umuhumuriza, Imana inakubwira ibyo umbwira. Yego. Imana ishimwe. Matenge ni umunyamasengesho, ni umukozi w'Imana, ngenda umugabo wo kubihamya, aho dukoraniye ibiganiro pe abantu benshi barabohotse, nanjye nkumva shinga Imana yampaye umuyoboro n'ikigiye wo kunyuzaho ijambo ry'Imana, nanjye nkumva ndishimye. Amen. Sinzi uko wumva bimeze abantu baguhamagaye kumva. Buriya nanjye njimaga Imana cyane ku ruhare rwanje. Iyo umuntu yanyakuye akambwira ati mfite ikibazo iki niki, tugasenga na nyuma akambwira ngo ibyo Imana avuganye ne byose byasohoye, nanjye ndushaho gushima kandi ndushaho no gufashwa. Yego. Muri babiri abamama beza, none uzi ikintu, reba mu mutwe wo ngo igitambara yambaye wowe ntabwo washobora kureba mu mutwe, ariko ubonye ko ibitambara bisa birasa, ni iniforume ya korari. Oya. Ageze ngo ni korari, ntabwo ari iniforume. Twamuniganye ijambo muhe mikoro nawe avuge. Mama uraho? Yego. Uraho neza? Yego. Tangira utwibwira. Haleluya. Amen. Nanjye ndi gushima Imana kuko yandinze. Banza uvuga amazina. Nitwa Nirere Patricia. Nirere Patricia. Umumama w'abana bangahe? Mfite abana 4. Abana 4. Ariko mbese boya buretse. Ufite abana 4. Wagiye kuvuga ngo ariko ubu mfite mbese abana 4. Ubu mfite na 5 cyangwa si banarenga, ariko hejuru y'imbaraga z'Imana, Imana yabaye indijije abo ngabo. Yego, kuko igena uko ishaka. Patricia utuye mu mudugudu wa Nyanjundura. Mudugudu wa Nyanshundura, akagari ka Kamuhoza, umurenge wa Kanama. Yego. Patricia si arasenga? Ndasenga. Usengera muri itorero? Muri ADPR. Na Matenge nawe ni muri ADPR? Nanjye ni muri ADPR. N'uyu twicaranye ni muri ADPR. Amen. Ariko ubwo niko Imana yabishatse twese ngo dore turi aba ADPR, ariko ntabwo Imana yacu ari Imana y'idini, ahubwo ni Imana y'amadini yose. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Hano twicane mu mudugudu wa Rutagara mu kagari ka Yungwe, mu rugo kwa Matenge uwo mwicaranye. Yego. Kuki uri hano? Kubandi hano rero nuko njewe ubundi hari umugwayi nari nazanye. Yego. Bitewe n'ibitangaza Imana yahangoreye, nanje naravuze ati ubwo Imana yahandabariye nanje kanjane yo mugenzi wanje, Imana iramutabara. Yego. Ubwo urahita utangira, uravuga byinshi, Matenge arabaruhutse, sibyo? Uratangira wowe kugira ngo Imana ikoreshe Matenge ibitangaza muri wowe byaye byagenze ute, sibyo? Yego. None wangize utubwire n'uwo wazanye we byari bimeze bite? Mate yicarire, reka abana warabyaye, wavango wabyaye abayicunguye, reka iyi nkumi yawe mufate kakibyaye kaje. Tubwire Matenge mwamenyanye ryari, mumenya nute gutyo wisanzura umwanya n'uwawe? Ubundi kumenya nawe rero twahuriye ahantu mu nzu y'Imana. Yego. Noneho duhura mfite ikibazo kindemereye. Noneho ngwaye arangije aranzengera. Mba ndakize. Nda nubwo navagaho ndi nagendaga ndi gukururuka, amaguru gari garanyishe, arangije aranzengera, Imana irangiza. Ubundi ndongera mbangiza ikibazo, mbyara umwana. Arangije rero, ariko akinzengera ico gihe nari maze iminsi mvishije umwana, barambyiye ati ugiye gutwara inda, kandi uwo mwana azaza asa guca na guca, azaza ari umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu rero nanubu arahari, bafite imyaka 3 n'amezi 4. Haleluya. Yakubwiye nuko asa? Ngo Yego. Arangije
ubwo umwana bageze igihe cyo kugwara ndangije kwiheba, narangije no gufubafubika nzi ngo umwana byarangiye. Ubwo rero umwana arangije, namaze kwiheba matenge, imvura Imana irangije arasenga, umwana arangije turasenga, umwana tubona arasimbutse. Nari namaze kwiheba ngo twaja gushingura, umwana barazutse, na n'ubu umwana arahari afite imyaka 3 n'amezi 4. ubu mwana ariho? Ubu ariho. Yewe we, none se uko yakubwiye igitsina akubwira nuko azaza? Yakubwiye ngo umwana azaza ari inzobe? Ubu ni umwana w'inzobe, yambwiye ko ari umwana w'inzobe. Ni ukuri yanaje ari inzobe pe. Yego. Ariko mana, mpera amatenge mubaze niba kibyibuka. Akomeze. Komeza. Kandi n'ikindi, igihe carageze umutwara aranda pe. Umva biranjanga, bigera igihe cyo nari mfite abana 3, ariko uwo mwana we yarataraza. Arangije matenga mbere umubyeyi aragenda, Imana imutegeka ibihe by'iminsi niba ari 3, arangije arabifata. Amaze kubifata ariko gusengera, arangije arambye ati humura, Imana igiye kuzagutabara, kandi umugabo wawe agiye kuzagaruka. Haleluya. Uko byagenze umugabo yanaraje, Imana ndabwo yasubiye yuko Imana yabinzezeranye niko byasohoye ibinyujije muri uyu mubyeyi. Mbese uyu ni mama, mburaga n'ikibazo nagwara ngaza ngabaha, akanzezera ruko ngize, akabona kanjorera kangeza mu rugo. Ubu rero uyu mbese nibyinja ngoreraga byinji sinabona nuko nabivuga, usibye Imana yo mu ijuru niyo izamwihembera. Uti ni nka mama kandi ubanza namuruta. Ni mama pe. Ni mama. Kandi urebye mu nakura mu ruta pe. Ewe umubyeyi wanje mbese niyo ngwajije abana arabyitambikagamo, abana umwana kanava hano aruka amaze gukira kubera imbaraga z'Imana. Mbese Imana yamutoranyirije igihe. Yego. Ibyo nibyo Imana yamukoresheje, araguhanurira birasohora. Ngo pe byarasohoye. Harimo kuba ari urwaye aragusengera urakira, kuba ari ubyara ugapfusha, ahanura umwana uko aza igitsina nuko azaza asa, nubundi bigenda utyo. Umugabo kuba yari yaragutaye arakubwira ati agiye kugaruka, nubundi aragaruka, ubu muri kumwe ntarongera kugenda. Niyo yabohotse nawe iyo bibaye ngombwa mbona agatuzanye nawe akaza gusenga. Imana ishimwe. Urangije rero inshuti yawe wumva ngo irarwaye, ariyo mpamvu uyu munsi waje. Noneho tubwira uko uyu munsi waje. Ugu munsi rero njewe nageze mu rugo, umugabo we yaraje arambira ati reka da, umudamu wanje yaraye ku joro, naraye mbagaze ndabwo nigeze njyama. Ndavuga ati none si hari aho umujanaga kwa muganga? Ati mujanaga ariko byaranze. Ndavuga ati rero nimubona byanze bibaye ngombwa uzamuzane nanje mujana aho tujaga gusenga, icyo nzi ko ndabgaragara ngo Imana inanigwe kumukiza. Ubwo rero twazanye ari kugenda ari gusukuma, akaba n'igihe cyashatse no guhubuka ahantu ku mukingo, ariko Imana nyir'ububasha yamukijije. Mbese ndi kubona uko twaje atari ko biri, ariko nizeye yuko imbaraga z'Imana ziramukiza bitazamusubiraho ukundi. Wageze hano ubona bikomeye pe. Ngo pe. Ego. Nanjye ndi kumubona yicaye inyuma yacu, kuko imbaraga zitaraba nyinshi ntabwo twamushyira kuri kamera, niyo mpamvu tutamushyizeho. Ariko Mana ahugejeje ukora, ihabwe icyubahiro. Mana ahugejeje ukora nuhabwe icyubahiro, ni ukuri kw'Imana. Igihe wumva ibintu bikurenze pe, nuko Matenga kenshi bakunda kuvuga ngo nta muhanuzi wabo, ariko aba ni abantu muturanye, ni mu tugari dutandukanye, ariko duhana iki? Imbibi. Mana ishimwe kandi Imana ikomeze igukomereza amaboko. Niki urukumva wabwira Matenge? Jewe cyo namusabira Imana ijira mu mbere imigisha kandi ikomeze imushigikire. Imana ikomeze imushigikire, ndakazirengagiza uwo ari we wese, kubera ko
ari Imana yamutoranyije. yego. Ni iki wabwira abantu bapinga abahanuzi? Yemwe nibashake bizere pe kubera ko Imana ishoboye byose. Mbere ku bitangaza Imana yangoreye, yego, rwose nibaje barizera Imana irahari. akarenge uvanga mbese Matenge wumva wamuha ikino si uko kuvanguye ngo ni nka mama. Rwose nje wakurikije ibiguzi byo ndonabona ibyo namuha usibye kuzahembwa n'Imana yo mu ijuru. Ariko rubanza akenshi igihe ngera hano nkunda kukubona ngo pe kubera ko icyo adashoboye gukora nanje muhaga amaboko ganje kabisa. Oya ndarebye isura mbona atari bwo bwa mbere mbona mbese bitewe n'ibyo angoreraga. Buriya guca ngomba kugera hano ndanikindu nasize mu rugo. Ni ukuri kw'Imana mbihamishije ukuboko kw'ibuye. Imana yarangiza ikamuhishurira ukomeze mu rugo rwanje. Naje kubona ngagenda ngende nizihiwe mvuye ngo kwa mama. Murimo akaguha iby'umwuka n'iby'umubiri. Ni ukuri. Haleluya. Amen. Kuko hari umuntu uba uri umuhanuzi akaba afite impano ye akavuga ati njye mujye mureba ibyo nkora ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora, akaba yaguhanurira. Atako ndakibutse hari ibyifuza abantu basengera ariko nibyo batagomba kujya kwiyiriza ubusa. Matenge ndabizi bahinga ibirayi sibyo baranabicuruza. Imana imweretse ko imuhishuriye ko mu rugo nta kintu cyo kurya ufite, none ubwajya gufata amasengesho yo kugusengera cyangwa agafata kuri bya birayi ikiro kimwe aguhereze nawe ujye kurya. N'ikimenyimenyi umunsi gwaje pe Imana yo mu ijuru nagiye ndakindu naniringe kandi pe ndanikindu nigeze mutakira ndako nigeze mubyira. Turagenda bamutumyeho agiye gusengera ahantu umugwayi. Yego. Ariko ngigerayo Imana ibimvuzeho imvuzeho irangije ibirambye ati mwana wanje mu nzu ndakindukirimo dore inzara ikumereye nabi atariko hejuru mwana wanje yuko waje kunzenga ndakugaburiye kandi ikimenyetso nonaha urahita ukibona. Imana ishobora byose yahise ibikora. Ngiye kubona mbona ikoresheje umuntu w'umubyeyi Imana ndabwo narinzi ko ari nico yangorera. Yahise afata ibyo kujya nabirariyeho nejo ndabijya nanone ndanabijyaho kubera imbaraga z'Imana ziri muri we. Iyo musuzugura yandebuye, iyo musuzugura ndabyo mba nabonye, ariko kubera Imana yangaburiye ihabwa icubahiro. None yaragiye gusengera umuntu murangije murajyana. Aranyakura ngo tujane muherekeze. Ubwo rero turagenda ngezeyo rero ahubwo ngenda nasubirijwe. Nukuri Imana ndabarirayo. Yego. Yesu arakugaburira. Uzi inzara. Mana nimbi. Inzara yagatsindwa nari mfite nyogokuru yajyaga yirahira ngo ndakaba inzara. Urumva ngenza kubaza papa ni kuki nyogokuru arahira gutyo, ati inzara niba yarozagayura niba ari yaki yisha abo bavukana bose asigara wenyine inzara. Urumva none rero nawe nk'umubyeyi w'abana 4 uzi kugera mu rugo nta kintu uragira ute urashyira ku ziko. Abo bana 4 bo nababonye rigeze burana rimaze guhamba injuri 7. Yesu Imana yangoreye igitangaza Mana warakoze. Byari bikomeye nahereye hejuru mbese nose wavuga umva Patrice wavuga ko umwanya ari uwacu sibyo ninjye wavuye kure ariko nanjye naje kugira ngo numve ibihamya by'uko Imana ivuga ikora kandi kabigaragaza. Niba ari ikindi wibutse kivuge bitwaye iki? Jewe Yesu yangiriye neza cyane. Bura mu by'ukuri imvura yanje buni bifite 18 ariko data wa twese nibyo yashatse. Ubwo buno umwana we nabara w'imvura afite 14. Ubwo umuherezi afite imyaka 3 n'amezi 4 ariko data yarabikoze. Yego. Ubwo rero ubundi umuntu yaraje byageze igihe umuntu araza arambwira ngo njewe ngo reka njane mu bapfumu ngo njewe nje ngabaje kumenya ngo ikindu ngo kinyiciraga. Ndangije ndavuga ati Imana yambamagaye, Imana yandemye, ndabwo nzaja mu bapfumu niba yarangeneye kubyara izamba abandi
abagiye baragiye izanzumbusha abandi Yego. ariko ubu nanje mfite ndi umumama w'abana 4 Imana yarabikoze ihabwe icubahiro. Mbese uyu nawe aho yasengeraga nanje najanaga nawe, aho agiye gusengera ngajana nawe, ariko Imana ngavayo yambaye isezerano. Ubu rero Imana yararishohoje, nanje ubu ndi umumama w'abana 4 mfite abana 4 kubera imbaraga yego. Ubu nawe ufite abana 4 mu gihe wabyaraga uri gupfusha, ariko aho ugiye ugendanira n'amatenge nk'umuhanuzi Imana yagiye gusubiza. Ubu rero ibihamya by'Imana ni birebire ndago nabirondora ngo mbirangize. Yego. Ariko Imana higejeje iri gukora ikomeze ikore kubera ari nyabutware cyane. Hata abantu tujye tumenya ubwenge ni izina ry'Imana pe, nta mani zava mu ijuru ngo imanuke, ahubwo amasezerano Imana iduha azanyura mu bantu. Azanyura mu bantu. Nawe rero nukumenya ubwenge. Hari umugabo witwa Elisa yagendanye na Elisha, nawe amuvungurira, wabona nawe ku mpano amatenga afite wabona ejo wundi Imana irakwiheraho. kandi n'ikindi buriya muri iriya minsi yandumyeho ngo ninze tujane. Yego. Tumaze kujana rero ngiye kubona abanjanye mu gw'ibitenge, abanguriye igitenge ndaho nari ngikeka. Ubu rero Imana ije iramuhimigisha. Mate fata mikoro arakiguze pe. Fata mikoro kabisa. Nuvuga ngo hari bamwe bavuga ngo tuzabahanga iby'umwuka baduha iby'umubiri. Ubwo kuko uba wamuhanuriye ari undi yagombye kuvuga ngo we ni uragira icyaguha icyo gitenga akaba ari ukikugwira nk'igihembo, ariko uravuga uti Imana yanyeretse ko n'igitenga gikeneye kandi uko bikose nanjye hari umugisha Imana yampaye, reka nkimugurire. Amen. Imana iguha umugisha. Ndagwakiriye. Wiyumva utari kubona abantu bari kugutangira ubuhamya. Buriya mbese uyu mukobwa twamenyanye ibye bikomeye cyane. Yego. Mbere na mbere twaburana tugiye gusenga, bisi aho hantu tuhageze Imana iza kunyereka ibye, turasengana cyane. Imana iza kumbwira yuko hari ibyo bamutongeye mu miryango bitumaga arabyara arapfisha. Yego. Turasenga cyane, Yesu aza gukora igitangaza. Imana natubwira ngo uko bakuvumye nuko babigenje nanjye mbisizeho iherezo. Amen. Ubwo rero akimara kubona ubwaje arabyara akabyarira itaka, abyaye nyuma yaho yarageze ari kujya arapfisha, abonye no kujya babana kujya barababazima, aravuga ati nanjye buriya Imana ndayindi Imana ruta Imana mbonye, ange ndakurikira Imana wamenye. Yego. Ubwo rero aza kugira ikindi kibazo, ese umugabo waje kumuhinduka, azana undi mugore, akaja araza akicara akaririra, twese tugasenga, mbese we ngasenga ngamusengera ari kurira. Kuko yaratuye mbese ngo babaga mu nzu imwe na mukeba we, kuko umuryango gwari nga guca ko tunicaye, imbuga yarari imwe. Turasenga, Imana irambwira ngo mubwire yuko mukuyeho injoreke nje kumuhoza amarana yarize. Yego. Turasenga, arambwira ati si hari umuntu dura mu mbuga imwe akaba arangije n'eke tatagera mu muryango gwanje cyangwa no kuziko, ahari bizashoboka yuko ahari yakanga umugore akongera akangarukira. Turasenga, ndasenga, ngiye kubona mijwi irambwiye ngo ukubinzabye nuko byifuje. Yego. Nuko nje kagutabara umuvyeyi mwana murehe injoreke. Chokora injoreke umugwa yahisa mwanga ari umuryango gumwe baba muninga ari mu nzu imwe amwangurunuka. Ngo ku Imana yabivuze, Imana imukuraho injoreke guco, yararagararira, yararaga hanze, abana barambesa abana basa nabagwaye bwaki, ndamutekano guri mu nzu, ariko mbese ndigushima Imana k'Imana amuhaye umutekano biturutse mu gusenga. Imana aramwubakiye, ndaracisa mvuta ngo gamufate. Ndaracambara agatenge gafuze. Ndi gushima ro k'Imana wamye ari gutanga ndahari kwibesha, byari kuvuga nibyo. Ubu ngubu iyo tumaze yogeza nga tugasenga, Imana imbwira yuko araburara.
yamara nko kubinyuza urana n'ukundu mbese ameze ngafata idini ndateka ngabigaba kabiri yego nakaja gutekera abana ubwo rero mbese ndebye ubuhamya bwari gutanga nibwo ngo ejo ndi nabyo mbona ari gora mugateka ngo turiri kandi turirimbanaga bati ndagona jora ndashanje imyenda wambaye igitenge kimwe mijwi ramwe ngo ja kumugura igitenge ciribaye yego ndagera bati mino bitenge imene tsangaje bamwe igitenge cy'urukumva ushaka aragenda arakigura ndakidodesha yego igitenge ndakimuhereza aracambaye mbese uno ndabwe heruka kurira buno ari kubyara gatuma mbese ubwo nabwo mbese najyo nishimye nashimira Imana kuri pe nishimye nashimira Imana ubu ngo ari gusenga arakomeye yabaga araho ngaho ndawe yajaga gusenga ariko ubu ngubu naramuzanye mu nzu y'Imana ubu numuririmbya akomereyemo turirimba muri korari imwe mbese ubu ndakiyozo kandi uko nakwameze neza cyane rwose Imana ishimwe Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro reka tugane ku musozo wavuga ibitangaza Imana yakoze nikeze kigushaka guhinduka nikeze gushaka guhinduka bwakwira bugacya ugiye gutanga nimero yawe ku buryo nubundi uwakumva Imana yagukoresheje Patricia agasubirizwamo nawe akaba yaguhamagara mugasengana ni karibu none numa gutanga nimero udusoreze n'isengesho nimero yanjye ni 079 49 13 93 yego urasubiramo 079 49 13 93 yego ni nayo iba kuri WhatsApp wamukenera yamuvugisha reka tugane ku musozo n'undi mukozi w'Imana dusengera ni karibu mwami Yesu Mana ishobora byose Mana igira neza turagushimye turaguhimbaje tugushimiye umwanya mwiza we tubanyemo nawe turagushimye kudukoresheje iby'ubutwari turagushimye ko atunze satani kirogo ya mwanya twari turimo izina ryawe nirihabwa icubahiro ndagushimye kukomeje kurinda ubwoko bwawe kandi ukomeje kutwubaka no kutugira neza oya ukomeje kurinda ibyacu n'abacu uyu munsi ndambamagaza imbi twumvishe ku matelefone ubu hari benji bakoze imbanuka nangwa asari benji bakuwe bamangu babuza babo ariko twebwe waturinze izina ryawe nirishimwe ndagushimye ko nyiringamire ukomeje kuturinda kandi nzenge n'abari kunyumva ari hirya no hino ndasenze ngo buri mwe wese umurengere kandi umutabare udukurikiye wese papa ugira icyo umukorera usana bidasobanutse kuri buri wese uhindura ibyanze guhinduka ho bafite ibibazo barengere afite indambara zo mu ngo ubashigikire utabara babuze uburyaro ndasenze nzengera n'abakobwa mino misi kwangwa bere umuneshezi kandi wabere ku rugamba oya ndasenze ngo unyuranye amaboko kandi uhindura ibyanze guhinduka urakoze ro papa urakoze papa urakoze kwadushigikiye mu murimo wawe kandi urakoze kwafashe n'abakozi bawe oya nabo wabarengeye kandi bahana ibyo kuvuga izina ryawe nirishimwe bakoze ubwitange kubona baturuka mu ngendo ziresha kuriya n'ubwitange bakoze reka nabuza bibahembere kandi nyiringa b'Imana nabuza barinde kugwisare uzabafata bakomeze aheke mu mugongo gwawe oya buri mwe wese nyiringa b'Imana urahandu umuremeri gishitse kandi nabo hari ibyifuzo byinji bafite oya buri mwese wasubiza kwifuza kwe kandi nyiringa b'Imana oya waravuze ngo ufite umusaruro harinda niho hari impamvu abarinze mu rugendo nuko afite umusaruro ukomeye nyiringa b'Imana rero turacara ahandu ngo komeza kubana natwe kandi udushigikire utubere maso utubere ku rugamba ico duheje ni imyuka mibi mwizina rya Yesu Kristo twanze gukora kwa Satana ahandu mwizina rya Yesu Kristo ndasenze nkwinginga ngo bagiye kugenda ugendane nabo urinda mbweze ibirenge byabo ubashigikire kandi batabare bataragera mu ngozo basanga batanze kugerayo kandi nyiringa b'Imana bo bagere ku byifuzo bafite ibyifuzo muri no misi batabwira umwana w'umundu ariko ngo kureba kuruta uko twibwira nabo ubaremere gishitse urakoze kuri abana natwe uzajya tambika umusaraba urakoze amen.